igice cyatambutse mu nkuru warahemutse twasize Maya bari bamaze kumutwara Aniya nawe yararimo akinira kuri dadi we yasaga naho yararimo amukinisha ariko ari we yari yadagazwe munyemerere inkuru yacu tuyihere kuri Anne ndetse na Lydia arabwira mushiki we ati ndatunguwe uriya mwana ni muntu ki noneho ni iki kano kanya ati nanjye simbizi umuntu ukubwira ipimwe yarangiza kari gutera kari gukubita ukaryambara ziburiye ubwoba nari mfite ndimo nibaza ibintu byinshi yewe Yesu wanjye none setani ya nini ni umusirikare ni umupolisi ni maneko nako ntabwo nshaka kubitekerezaho sinshaka kumenya uwo ari we ziko rwose mwana yanjye ari umucamanza ibindi ntabwo nkeneye kubimenya aratugiye kujya ndinya umwana nibyariye ibindi yatuvugiza ngo njye sinamutinye umugiza ngo napfa kujya mubwira ibintu byose niboneye bakiri aho ngaho baganira kandi yahera akaza akavuga ati babyeyi twe turagiye ariko ukabona bafite ubwoba avuga ati siko mbona mufite ubwoba ituze aturuka inyuma mubwira ati ariko niba babakanga ubundi ntabwo wagombaga kugaragaza uwo uriwe unaniwe gukontorora umujinya wawe kandi ibi bintu twari twabiganiye nta muntu wagombaga kumenya uwo uriwe ati ariko ngenda asanzwe umuntu usanzwe biriya ni imikino nari ndi kwikinira abantu nanjye ntabwo ugomba kundiya senga nawe biriya ni ibisanzwe nari ndi kwikinira ikinamico filime nakinaga n'indi yatiga mwana wanjye ni filime wakinaga nayibonye yego ye kandi ati ahubwo turagiye dufitanye gahunda na sheri maybe turaza gusubira na tani abahera ko bagenda aragahera ko yiruhutsa avuga ati ahwi mwana sinjye warota yava aha yagenda mwana we mbega ubwoba bwari bunyishe abonye bari abasore bavuye aha ngaha gutwara Maya mwana wama umva ko bavuga umukobwa wanjye ntagasanzwe ibindi ati ariko n'ubundi ni ibisanzwe hariya ntagasanzwe aratandukanye ahubwo buriya yari yaratinze uza ari nkanjye mfite ubushobozi nk'ubwo afite ntakabaye narabamaze ati ibyo byihorere baba barabaye well trained ntabwo bashaka gukora mistake iyo ariyo yose barindira igihe kandi bafite facts n'ibimenyetso bigaragara ntabwo bajya bahubuka tuve kuri abo ngabo twigire kuri Tania asezera kuri Evan avuga ati mfite gahunda ngiye kureba Dan buriya turaza kubonana nimugoroba Evan
ati rero buriya ntuze kunganya ishuri we n'icyo uri cyo wongera gutaha nijoro ndagucapa kandi turabizi ko kuri musaza wanjye rwose mba ngomba guca bugufi nimbona nibutinde ndaguhamagara gusa bisigaye bimpa amahoro nanjye nawe dusigaye tubana byonyine bimpa amahoro narumva ndi proud yo kubwira buri muntu wese ko mbana na musaza wanjye abantu benshi ntabwo bazi kongera umuryango by'umwihariko abantu dukorana kuko ntabwo nkunda kuvuga kuri family yanjye ndabizi bazatungurwa nibamenye isano iri hagati yanjye nawe uzi ko abantu benshi dukorana bazi kuri boyfriend wanjye kubera ukuntu nkunda kugupostinga amagambo mwandikaho inshuro nyinshi postinga ari we turi kumwe ubundi wowe na Natina murazwi rwose nta muntu utabazi ariko babazi bitandukanye n'uko mumeze bazi ko Natina ari umuvandimwe tuvukana hanyuma ukaba boyfriend wanjye tuzate ibyo bintu byivugishe ati nakumvishe wabisubiramo kandi atari karabizi ko ngukunda kwanza winjijisha nkaza kugera aho ngiye natinze kandi nataha bwije nawe ukaza kubura rwose ubwira nabi rero ko batandukana bana akajya kureba Natina kandi nawe akajya kureba Dani agera ariko asa n'ufite umubabaro mwinshi ariko akagerageza kwiyumanganya gusa Dani aba yabibonye aramwigira akamubaza ati be ko mbona utanezerewe Dani ati rero reka nkubwire ya ubw'intego yanjye nyigezeho iyo kuba ngiye kuryoza mama ibyo yakoze ariko mu mutima mfite umubabaro ndimo ndatekereza uburyo nzaba mpanganye na mama wanjye ari njye uri kumukanira urumukwiye umvugo waburanyishe ati ntabwo ugomba kugira ubwoba kandi ugomba kubikora ibintu bya mama wawe ndabizi uri gutekereza kuri mama wawe ibintu byinshi birapfa mu mutwe wawe harapfa intekerezo n'ibyiyumviro byawe byose bigapfa umubabaro ukakubana wose so ntabwo nshaka kari kumera sibyo rero please mbabarira ugerageze useke nshaka kukubona umwenyura Tania ahera ko yegera Dani akamufata mu biganza akamubwira ati ntabwo binyoroheye ariko ndabizi ko uzaba hafi yanjye ntabwo binyoroheye ariko byonyine kuba musaza wanjye ari ku ruhande rwanjye nta kibazo dufitanye ubwabyo ni umugisha kuri njye Dani agize atya akareba Tania mu maso ati bebe nzakora uko nshoboye ngo biruhande kuko uri umugisha udasanzwe mu buzima bwanjye ni igitangaza cyaje kingana kuri
ukuri ndagushimira cyane ko waraje mu buzima bwanjye. Si ibintu mfata nk'ibisanzwe kuko kuva nakumenya hari byinshi cyane wahinduye mu buzima bwanjye utabizi. Niyo mpamvu nanjye ngomba kukuba hafi. Kandi ati oya babe, ahubwo niwe waje mu buzima bwanjye, kandi ni nanjye ukwiye kubifata nk'ibintu bidasanzwe kuko wahinduye byinshi mu buzima bwanjye nawe utabizi. Twahuye mfite ibikomere, nicuza kuba narabyawe na Maya, ariko ibyo byose ntiwabyitayeho. Wanyeretse urukundo nyarwo, urukundo rwo kumva ntuje, utuma mfite icyizere ndetse utuma nkwishingikirizaho. Kandi wambereye aho undi wese atabaye. Ndagusezeranya nanjye sinzaguhemukira, Imana izabindinde. Nahera ko abwira Tania ati babe, nanjye ndagusezeranya nzakwitaho, nzahora nkwitaho, nzakuba hafi uko nshoboye kose, kandi nzagukunda mu kuri nta buryarya. Ntabwo nagusezeranya ko byose bizahora byoroshye, ariko ndagusezeranya ko nazigera ndeka kugerageza, kuko nzahora ndi kumwe nawe mu byiza no mu bigoye. Uri umuntu w'ingenzi cyane kuri njye, kandi sinakifuza kugutakaza. Ndifuza ko twakomeza kubaka urukundo rwacu buhoro buhoro, rwubakiye ku kuri, kubahana no gukundana mu by'ukuri. Ni ukuri wibare gukomeza kuba uwo uri we, kuba waremeye kumpitamo ukankunda uri igice cy'umutima wanjye. Ndagukunda cyane kandi nzahora nishimira ko waje mu buzima bwanjye. Akabwira Dan akavuga ati babe, sinzi niba ibintu ngiye kukubwira uri kubyumva, ariko hari ikintu ukwiye kubwirwa kandi ukibwiwe nanjye. Hashize igihe kinini nakabaye narabikubwiye na mbere. Nibyo abantu benshi baje mu buzima bwawe urabakunda, kuba warahisemo njyewe ni iby'agaciro. Erega niyo utabivuga, usoma mu isura yawe. Niyo utambwira ko nkunda, mbibona mu maso yawe. Ni kenshi wagiye uvugana nanjye, ukanyereka ko wishimye mu bikorwa ndetse no mu magambo. Mbere y'uko umbwira ko nkunda, nabimenyera mbere y'uko ubivuga. Gusa reka nkubwire, sinari nzi ko bizarangira sigaye ngukunda kuri uru rwego. Ndagukunda cyane pe. Umbabarire kuba naratumye utegereza. Ni kenshi nagiye ngukwepa, kandi mbizi ko ngukunda. Baby, uribuka bwa mbere nkwemerera ko ngukunda? Ukuntu niyumvaga kuva icyo gihe, natekerezaga ko ngukunda cyane, ariko naribeshyaga. Uburyo niyumva nonaha naho
bihuriye n'icyo gihe byarakuze pe, numvaga ngukunda cyane ariko ubu ngubu nibwo ngukunda, numva ko ngukunze pe kandi urabikwiye. Ani ahera ko ahobera Tanya, akambwira ati babe, urabizi ikintu nshaka ko tuganiraho, reka tuganire ku mushinga w'urugo, ntabwo ngishoboye gutegereza, ndumva nshaka ko waba uri hafi yanjye, ndashaka ko umbera umugore. Tuve kuri abo ngabo twigire kuri Latina ndetse na Ituze. Latina aba ari kwitegereza Evan, amwitegereza cyane, ubona atari ko se kundeba cyane. Latina terega, uyu munsi ntabwo ari date gusa, ni story yanjye nziza, it's our beginning. Itariki ngiyi si itariki isanzwe kuri njye, uyu munsi nahuye n'umuntu wahinduye uko mbona urukundo rw'ubuzima muri rusange, umuntu wazanye amahoro, ibyishimo n'urukundo rw'ukuri. Sweet, ndagushimira cyane ko waraje mu buzima bwanjye, nzakomeza kwishimira uyu munsi no kuwitaho uko bikwiriye, kandi nawe ukomeze kukwitaho. Mbona ati nari nzi ko ari njyewe wibuka uyu munsi gusa, kumbe nawe wawibukaga. Ati sweet, uyu munsi ni umunsi umutima wanjye wibuka cyane, nibwo ubuzima bwanjye bwabonye umuntu wawuhinduye mu buryo bwiza. Ni ukuri wibare kuba waraje mu buzima bwanjye, ukazana urukundo n'ibyishimo ntarenze. Ndagukunda cyane kandi nzahora nishimira uyu munsi twamenyaniyeho. Reka ngire ikintu nkwibwirira, itariki 6 Septemba, umunsi nahuye n'umuntu wansabye umutima wanjye atabizi, none ubu yawufashe burundu. Sinzi uko byagenze, ariko ndabizi neza ko nagize umugisha ukomeye. Ndagukunda my love. Abandi ahera ko abwira Latina, akamubwira ati sweet, nibyo koko uyu munsi twatangiriyeho inkuru yacu, kandi ndagusezeranya gukomeza kubaka no gusigasira uyu munsi ndetse n'amateka ari hagati yanjye nawe. Nzahora ndi kumwe nawe mu byiza no mu bigoye, kandi nzakomeza kugukunda kurushaho uko iminsi igenda ishira. Iyi tariki ni itariki yanditse mu mutima wanjye, itazasibangana. Nibwo nahuye nawe, maze ubuzima bwanjye butangira kugira indi sura nziza. Uyu ni umunsi umutima wanjye utazigera wibagirwa. Nibwo nahuye n'umuntu mwiza, waje bucece ariko agahindura byinshi ntari nzi ko byahinduka. Wanyeretse urukundo rw'ukuri, unyereka ko nanjye nkwiye gukundwa. Niba nakongera kuvuka inshuro, nangwa se niba nzongera kuvuka izindi nshuro niyo zaba 1000, nakongera nkishimira guhura nawe kuri iyi tariki. Ndagukunda cyane kurenza uko nabivuga mu magambo yose. Iyi tariki ni destiny. Guhura nawe byari nkaho umutima wanjye wari waragutegereje kuva kera. Ndagukunda my person.
ese ubundi Imana yabikoze ite? Uburyo njye nawe twahuye mu buryo butangaje. Njye sinizeraga ko bizageraho bikabyara urukundo. Mu by'ukuri sinzi aho natangirira, ariko ndagushimira cyane kuba waraje mu buzima bwanjye. Hari igihe numvaga hari ikintu kibura mu buzima bwanjye, ariko kuva waza byose byatangiye kugira ibisobanuro. Wanyeretse urukundo rutuje rw'ukuri, rutari urushingiye ku magambo gusa, ahubwo rugaragarira mu bikorwa bya buri munsi. Uburyo unyitaho, unyumva, ukanyubaha, byose bituma numva ndi umuntu w'agaciro kanini. Hari igihe nseka ntazi impamvu, nkibuka ko mfite wowe. Hari n'igihe numva mfite imbaraga zo gukomeza no gukora cyane, kuko nzi ko uri iruhande rwanjye. Uri byinshi kuri njye kurenza uko nabivuga mu magambo. Ndagushimira kuba warampisemo, uba utajya unandekura igihe bitoroshye. Uri igice cy'ubuzima bwanjye. Niba hari icyo nasaba, ni uko wakomeza kuba mu buzima bwanjye. Ndagukunda kandi sinshidikanya ko uri umwe mu bintu byiza byambayeho mu buzima bwanjye. Ndagushimira cyane kuba waraje mu buzima bwanjye. Si ibintu mfata nk'ibisanzwe, kuko waje uhindura byinshi mu buzima bwanjye utabizi. Icyizere cyose cyari cyaragiye, warakingaruriye. Uri umugisha udasanzwe. Numva ngufitiye impano, wanyemerera nkajya kuyikwereka. Taniya aba yarize byamurenze. Umutima avuga ati Mana, ubundi uru ni rwo rukundo rw'ubuzima nari ntegereje. Ndishimira buri kimwe cyose mfite mu buzima kano kanya. Tuve aho ngaho twigire kuri Jane ndetse na Maya. Bagera muri gereza, ukabona ubuzima bwabacanze, ukabona bafite ukwicuza. Maya we aba yarize pe. Abwira Jane, ati Jane, ubu buzima ntabwo nabamo ngo mbushobore. Uyu mwana wanjye naramwibyariye, ndabizi azakora uko ashoboye. Njye nawe tube muri gereza, icyo byamusaba icyo ari cyo cyose azagikora. Naribyaye nawe ameze nkanjye, ntabwo ajya apfa kuva ku izima, ntabwo ajya giving up. Rero aho kugira ngo nzasebere imbere y'abantu, ntume inkuru isakara hose ko umwana ari we wifungiye nyina, ari we wamukaniye urumukwiriye, ari we wamwifungiye. Nawe ubwo ajye yicara avuga ati mama afunze kuko namukaniye urumukwiriye, reka norohereze umwana wanjye. Njye turamworohereza mu buhe buryo? Ushaka gukora iki? Ati nakoze amabi menshi, nishe abantu, nagambaniye abantu, narahemutse pe. Rero reka nishyura ibyo nakoze. Jenda turavuga ibiki?
ati ngewe ngiye gusezera ku buzima, ndumva mfite ipfunwe n'ikimwaro, keretse kano kana umwana wanjye mbwiye ko ambabariye, ariko Tania yararehe ngo ntazigera mbabarira. Yambwiye ko atagishaka kumbona mu maso ye. Nari mbayeho mbereyeho umwana wanjye, mbereyeho umugabo wanjye. Ari yambwiye ko njye nawe nta hantu tuzongera guhurira. Yansabye yuko nyine mwibagirwa, ambwira ko ntakitwa umugore we. Umwana wanjye nawe ntakinyita mama, none ndaberaho iki? Byose ndarwaniriye ndabibuze. Ibi byatumaga ndwana mpemuka, ntabwo nkibifite. None nkora iki? Bigenze neza, ntabwo nkwiye kubaho. Ntabwo nabaho ndafite umugabo wanjye, sinabaho ndafite Tania. Ariko byose ni amakosa yacu, reka tubyishyure. Wabona nitwemera n'ibyaha bazatugabanyiriza ibihano. Aya tuzabyemere wenyine, njye simpari. Bayagira atya akanywa ikinini yari afite, njye nakavuga ati icyo kinini wagikuye aha hantu tuhinjira, wakinjiranye ute? Ati nyimaranye iminsi nakigendanaga, nagihishe bikomeye, vuga ni isaha n'isaha, nimbona bingumiranye, aho kuzabona umwana wanjye ahagaze ari kunkanira urungwiri, ari kunkatira, ari umwana nibyariye, nahinduka imbaho. Nagira ubwoba, kavuga ati mbaye urakora ibiki? Ngiye kwiyambura ubuzima? Terega nanyweye byinshi, iki ni icya nyuma nyweye, wereye mu maso yawe kugira ngo ntabwo uruze kuvuga uko byagenze. Basi uzambwirira umwana wanjye ko mukunda, uzansabire itoza imbabazi. Njye sinabona uko mureba mu maso, narahemutse pe, nakoze amabi menshi. Uriya mwana sinari nkwiye kumwanga, sinari nkwiye kumutoteza. Iyo nza kumenya ko bizarangira gutya, simba narahemukiye rina. Nose ubu nsigaranye iki? Ko byose narwaniye nta na kimwe mfite. Ari imitungo nashakaga kwambura Evan, kano kanya ndatekereza iri mu biganza bye. Nashakaga kumwambura ubuzima no kumumaraho abakunda, ariko ndatekereza uyu munsi yishimye kurusha uko njye mbitekereza. Numvaga nzamubabaza mpaka ubuzima bwe bwose, ariko ntabwo mbigezeho. Nabaye umubyeyi gito, nabaye ikigwari, narahemutse pe. Basi wowe uzambwirire ituze uti impamvu Maya yakwangaga, yarakurebaga akifuza ko yakabaye ari wowe wakabaye yarakubyaye, yarakurebaga kumva neza neza atewe ipfunwe nuko atari wowe wakubyaye. Yumvaga yifuza kugukunda, ariko yakwibuka ko wabyawe nari nta, akumva ntiyabona imbaraga zigukunda. Umubabarire kubw'ibyo yagukoreye. Rero nagira atya agatabaza ngo arebe ko nabura batabara ubuzima bwa Maya atarazahara. Bagira gutya bakamujyana kwa muganga, ko bahamagara umuryango we. Tania na Evan nibo bantu bagera kwa muganga mbere. Maya akibona Evan amarira aratemba, avuga ati mwana wanjye nawe waje? Ati naje mama. Evan akimuhamagara mama, Maya araturika akarira, avuga ati kuki nakwanze koko? Kuki nakugiriye urwango?
chance yo gusubiza ibihe inyuma, nakosora amakosa yose nakoze, ariko ntabwo byakunda. Bana banjye mumbabarire, ntihagire n'uyu n'umwe uzandirira nangwa se hagire undirira, kanishyura amabi yanjye yose kandi yarababara. Evan afata Maya mu kiganza akamuga ati mama, reka mbikwite bwa nyuma. Nubwo utajyaga wifuza ko mbikwita, Maya ubu nta kibazo wabinyita mwana wanjye. Ubu nibwo ndi kubona ko nari nkwiye kuba ndarakubereye mama mwiza, nari nkwiye kukurera nk'umwana wanjye, nari nkwiye kugukunda. Narakurebaga nkifuza ko nakabaye narakubyaye, ariko nakwibuka ko wabyawe na Rina, nareba ubwiza ufite, nareba ukuntu usa na mama wawe, umva nkugiriye urwango. Mwana wanjye umbabarire, mbabarire ku bwa buri kimwe, nakuvukije amahirwe menshi. Evan atangira no kurira, akabwira Maya, akavuga ati Maya, numvaga nanjye nkwanga pe, nari nsigaye nkwanga, ariko naje kumenya ko nawe atari wowe uza kugira umujyanama muzima utari Jane, ukagira umuntu ukwereka ikibi n'icyiza. Maybe wari uri depressed, amabi yose wakoze ukubera ubwoba wari ufite bwo kubura gukunda. Ariko mu bintu mama wanjye yasize abwiye Senga, yaramubwiye ngo nzaba intwari, nzanga umugayo, sinzigere mpemuka, nzarwanirira ukuri, njye ngira impuhwe n'imbabazi. Maya ntabwo nkubabariye kuko bikwiriye, nkubabariye kubera ko na mama iyo aza kuba ari hano kano kanya, ndabizi yari kukubabarira, kandi n'ahari hari yarakubabariye. Nta mutima mubi navukanye, nishatse mu urwango rwo kukwanga ndakubura, nihize mu buhemu ngo nguhemukire ndabibura. Siko navutse, si wo mutima navukanye, navukanye umutima wuje ubumuntu n'urukundo, umutima wihangana. Niyo mpamvu nagombaga kwihangana, sinkwanga pe, ariko narabyifuje. Uko Evan abaganiriza Maya, amubwira ko amubabariye ndetse atamwanga, niko ubuzima bwe buba bugenda bashiduka. Maya ibyo byarangiye, kandi yahamagara mama we avuga ati Maya, Maya, ariko akabona ntari kubuja. Evan aragenda agahamagara abaganga, bakaza bagapima bagasanga byarangiye. Tania ararira, aririra mama we. Evan aramubwira ati Tania, rira, ni mama wawe, muririre, nubwo yakoze amabi menshi ariko ni mama wawe. Tania ati mama, kubera iki koko, kuki ubikoze? ntabura wari kure kugahanirwa ibyo wakoze, ariko uriho. Kuki wafashe umwanzuro w'ubugwari? Kuki wafashe umwanzuro mubi? Mama, urahemutse nanone, uhemutse indi nshuro, kuko n'ubu ni ubuhemu bwabyo.
Tani yararira amarira akaba yose, ariko Evan akamuba hafi ndetse akamwihanganisha. Atangira gutegura ibintu byose ibyo bazaherekeza mu maya. Barabikora bakamuherekeza, ariko amarira aba ari yose. Tangira muri speech atanga avuga ati, mwa bantu mwe muri hano, mbashimire ko mwaje. Uyu ni mama wanjye umbyara pe. Kenshi nagiye nifuza ko ntakabaye narabyawe nawe, kubera ibintu ntari bumvugire hano. Gusa arahemutse. Mama ntabwo nakubabarira, ariko se ndanga kukubabarira ngo bitange iki, bihindura iki? Si ubundi Imana yo yakubabarira yiyambuye ubuzima. Ariko nta kundi, nshimire musaza wanjye, utuze, wabaye byose kuri njye, nakwishingikirijeho inshuro nyinshi. Uri umuryango wanjye, uri byose kuri njyewe. Kukugira ntabwo bisanzwe. Sinzi uburyo nabivuga, ariko niwe wanteye imbaraga utuma ngira umurava. Mwaba rumwe ntabwo nakabaye ndi hano, kuko numvaga nanga mama wanjye cyane. Ntabwo bisanzwe, ariko reka mbivuge. Mama wanjye yarahemutse, yahemukiye umuryango wanjye, yahemukiye musaza wanjye. Ibyo byanteraga ipfunwe. Buriya no kwa muganga nagiyeyo kubera musaza wanjye uri intwari pe, wigiraho byinshi. Abantu baravuga ngo iyo umuntu akoze icy'ubutwari ahubwo ngo usa na so, ariko usa na mama wawe. Ndinakwiye kwitwa umuntu w'umugabo. Yabyaye umuntu w'igitangaza, yabyaye umwana wuje ubumuntu. Evan, yaba abantu bose bagiraga umutima nkawe, ntibihorere. Wakabaye uri gushaka uburyo wihorera, wakabaye nawe urakoze amabi menshi kuri mama wakwangirije ejo hawe hazaza. Nubwo Imana yaguteturuye, ikaguha Imana igutunze, ikaguha igikundira abantu bakagukunda bakakwishimira. Abandi iyo bahemukiwe barihorera, ariko wowe warabiretse. Nabyo ubwabyo ni ubutwari. Reba ukuntu wagiye unsunikira inshuro nyinshi kubabarira mama. Ntabwo nari nzi ko mama yagwa mu maboko yawe. Warantunguye Evan, uratangaje. Ese kuki abantu batagira umutima nkawe? Abantu bose bagiye bagira imbabazi, ntibabike inzika. Inzangano zashira mu bantu. Evan ati, Tania, byose nabikoreye wowe mushiki wanjye. Ntabwo ndari kuba ngukunda ngo ndange mama wawe wakubyaye. Ntabwo nari kujya kwihorera ngo wambure mama wawe, kandi nzi koko bipfubye biryana. Sinagize ihirwe ryo kumenya mama, sinzi n'ijwi rye, sinzi n'uko asa uretse kumubona ku mafoto. Nzi uburyo bimera. Sinari kukwambura uwo mugisha kuko uba ufite mama wawe, nubwo kano kanya utakimufite. Nagombaga kugukunda, kandi ntegetswe no gukunda mama wawe. Byose nakoze nabikoreye wowe ndetse n'umuryango. Ikindi nabikoreye data. Nubwo nakuze nzi ko data nyaga, ariko
ariko njye naramukundaga nahizemo urwango inshuro nyinshi rwo kumwanga ariko ndarubura kuko mama yamukundaga ubwo mama yamukundaga rwose yararunsigiye n'ababeshye nkunda umuryango wanjye n'amaya ndamukunda ubwo watigeze ankunda erega ntabwo ari ngombwa ngo abantu bo twangana natwe tubage si ngombwa ngo abaduhemukiye natwe tubahemukire ibyo maya yarahemutse ibi biduha isomo ariko ubuzima bwe burangiye nabi burangiye yiyahuye abantu bari aho bose bumva speech z'abana bakarira barazika bikarangira Tania akarwara kubura mama we Ivana akamuba hafi afatanyije na Dan ndetse na Latina na Rihan birabanza bikamugora ariko akagenda bikira gake gake abe Anne abe Lydia mbese bose baba bacitsemo igikuba ndetse iragenda ikicuma agahinda ka Tania akagenda agashira agatangira kugenda amwenyura gake gake ari n'akagenda yiga kwishyiramo ibintu byiza no kumva atuje abohotse umunsi umwe anasaba Tania ko amubera umugore undi akabyemera Sevudadete n'ama invitation yose bikajya hanze aranezerererwa kubona umukobwa we abonye umusore akunda Lydia nawe biramunezera nirwo akanezezwa no kubona ibyo yabifurizaga bikunze Ari nawe bameze neza birameze neza ababyeyi ba Nina nabo bameze neza umuryango warongeye kwihuza kandi banezerewe Latina na Ituze nabo bakomeza gukundana ariko bakajya bacishamo bagasura imva ya Jaya ndetse n'iya Lina bari kumwe umunsi umwe rero witwa Latina ndetse na Ituze bagiye kumva ya mama we bahagaze bamaze kwashyira indabo Ituze areba mu maso ya Latina avuga ati Latina ndi imbere ya mama wanjye umbyara mama wanjye w'igikundiro mama wanjye nkunda ariko ntamuzi ndumva nshaka kuguporoporeza imbere ye ese wanshyingirwa wakemera ukakingirwa mbikubwiriye imbere y'imva ya mama wanjye nabone ko ariwe mukobwa nkunda kandi nahisemo nshaka kubaka umuryango nshaka kubyara abana nshaka kwitwa papa kandi ngakomeza kuba intwari ndabizi ibi ngibi ndi gukora ibyo mama yakabaye anyifuriza Latina ararira akamura ati yego ndabyemeye inkuru yacu reka tuyirangirize ahangaha n'ahangaha irangiriye usize nangwa se inkuru yacu irangiye Maya yiyambuye ubuzima kubera ibyo yakoze Evan ntiyigeze agira umutima wo kwihorera reka nibarize abantu mukunda kwihorera ese ubundi mubona bikwiriye reka mbabwire nta revenge nziza nko gukora cyane
ukereka abantu ko bahari badahari ubuzima ari bwiza kandi rega si ngombwa ko abatwanga nangwa se abadukoshereje tubatakoreye. Ese ubundi iyi nkuru igusigiye iki? Gusigiye kubabarira se? Ikwigishije ko kwihorera atari ngombwa se? Ese basi kwibukije ko iteka iyo uhemutse uva kuri iyi si ubyishyuye? Uraza kumbwira byinshi mwagiye mwiga muri iyi nkuru. Buri muntu wese aze kunyandikira muri comment. Inkuru yacu yitwa Warahemutse. Reka nshimire abantu bose twabanye kuva kuri pati ya mbere kugeza kuri iyi pati y'110. Bashishikariza no gusembararikira kuzakurikira inkuru yitwa Igikomere iyo tuzakurikizaho. Mwarakoze kunyumva, mwibare kunkunda kandi nanjye ndabakunda. Iby'umugisha kubagira. Nukuri Imana ibahire, ihaze kwifuza kwanyu. Mukomeze kunshigikira, mukomeze kunkunda, nzabahorane. Icyo nasaba uko Imana yagomorora imigisha mu byanyu, ikazabatiza byinshi byiza kandi ikabahereza iby'umumaro muri uyu mwaka turimo. Reka nongere mbashimire, tuzahure mu yindi nkuru vuba cyane, tugatangira indi nkuru. Ibitekerezo byanyu ni ingenzi kandi ni inyamibwa, ariko mukomeze kumfollowinga kuri IG, amazina ni @pauline obvious. Ubundi n'ibitekerezo byanyu ni ingenzi, ubwangizi ni ingenzi, muhaye Burundi.